Rwema abwira Karisa ati sheri ndifuza ko rwose wakwambara ikanzu nziza muzo ufite, mbese ukambara neza bishoboka byose kubera yuko ngufitiye surprise, hari ikintu nshaka kukwereka. Karisa rero nawe ahita yambara neza nyine agasokoza akitunganya, mbese akigira mwiza birenze. Aramubwira ati nashoje, maze Rwema akamubwira ati hanyuma rero tugiye nyine kugenda tujye muri salo, gusa nyine uragenda ufunze amaso kubera ko hari ikintu nshaka kukwereka kandi ndifuza ko nyine ukibona ukigezeho. Karisa ati nta kibazo, afunga amaso rero maze Rwema akamufata ukuboko, bagenda gahoro 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 cyane rwose, amubwira ati ntuhangayike, humura ndahari ndagufashe. Bagera rero muri salo maze bagahagarara nyine, Rwema ahita abwira Karisa ati noneho ubu ngubu twahageze. Karisa ati nafungura amaso se ko mfite amatsiko menshi cyane. Rwema ati yego ubu wayafungura. Karisa rero ayafungura yitonze cyane, maze agifungura amaso agatungurwa n'ibintu aba areba. Hano haba hateguye hari gushayininga, ubona rwose udutara turi kwaka nyine tw'amabara yose, udutara twaka ukuntu, utubuji, indabyo, ibipirizo, mbese haba hateguye neza cyane. Aritegereza rero akareba nyine hirya no hino hose akahareba, maze akabwira Rwema ati mbega ahantu hasa neza, mbega ahantu hateguye neza, ibi bintu ndabikunze ubyumve, ni byiza cyane cyane, sinzi rwose uburyo nabikubwiramo ko ari byiza cyane. Naho Rwema ati urabikunze se? Karisa atumva birenze no kubikunda, ubyumve nyine ndabyishimiye cyane. Rwema rero ahita apfukama maze agafata impeta, ahita rero abwira Karisa ati byose ni wowe nabiteguriye, wakwemera se kumbera umugore? Naho Karisa ati cyane rwose nta gushidikanya ndabyemeye, ahita amuhereza ikiganza ati yinyambike iyo mpeta. Naho rero Rwema aramwitegereza maze agahita amubwira ati nari mbizi yuko nyine biri bugushimishe, gusa nyine birangiriye aha. Abivuga kandi ariko nyine abumva ka kantu karimo impeta akazinga, ndetse anakubita ku kiganza cya Karisa ati birangiriye hano. Karisa ati hoya, nizere ko rwose utari uri gukina, ubwo se ibyo bintu waba unkoze byaba ari ibiki? Naho Rwema ati bagire ngo rero wabishakaga, ntabyo washakaga rwose ndabizi, ntubizi se ko n'ubundi hari igihe nyine wabinyangiye ukambwira ko utifuza ko twabana? Nagira ngo rero nyine ngutesitingireho, umukobwa wa boss wanjye azaza mu cyumweru gitaha, niwe nari nateguriye rero kuko niwe nzaporopoza, turi hafi kuzakora ubukwe. Nagira ngo rero ndebe niba bigushimisha, uhite menya yuko nawe bizamushimisha, mbese nagukoresheje kugira ngo nkugeragerezeho proposal. Ibi bintu rero akibibwira Karisa nyine yumva agiye nko gusara, maze agahita amubaza ati ariko se mbwiza ukuri, izo ni puranka urimo? Ntubizi ko ntazikunda? Nyereka ahubwo ahantu wahishe kamera, kuko byanze bikunze hari aho iri. Iyo mikino rwose ntabwo yaba ari myiza habe na gatoya. Rwema ati hoya rwose nta mikino irimo, ni ibya nyabyo. Ahita rero amwibutsa ukuntu umunsi umwe nyine yari yiteguye kumwambika impeta, maze uyu mukobwa akamubwira ko atiteguye, akamubwira ko kandi nta mafaranga afite, agomba kubanza nyine akayashaka, akiyubaka, agashaka aho ashora imari, maze akabona amafaranga. Yahise rero amubwira ati kuri iyi nshuro nanjye nyine ntabwo rwose nkikwitayeho, kubera yuko hari undi mukobwa unkundira uko ndi, umukobwa ukunda njyewe gusa, ari njyewe ashaka, adashaka amafaranga mfite, ntabwo antegeka ibyo gukora mbere yuko tubana. Ubwo rero rwose wowe ubwo nyine bifate gutyo, nagira ngo nkugeragerezeho, none mbonye bizacamo nta kibazo, ngaho rwose igendere. Karisa ntabwo aba abyumva, atangira noneho kurira kubera ko aba yabonye ko ibintu biri siriyasi, atari imikino nk'uko yabitekerezaga. Rwema rero aba afite umusore w'inshuti ye, uyu musore nyine aba yitwa Vincent. Uyu musore rero aba akunda cyane Karisa, ku buryo aba yumva aramutse atandukanye na Rwema yahita amwifatira. Niyo mpamvu rero
akunda kugira inama cyane Rwema, ndetse inama nyinshi amugira ziba ari izo gutandukana n'uyu mukobwa maze akikundanira nyine na Brenda, umukobwa w'umwana nyine wo mu bakire. Uyu Brenda aba ari umukobwa umwe rukumbi wa bosi wa Rwema. Bicaye rero muri salo, Rwema nyine abwira Vincent atuzi yuko neza Karisita yari yabyemeye ko ngiye kumwambika impeta, gusa nyine nanjye nahise mubwira ko nari ndi kumukoresha. Naho Vincent ati ariko ni ukuri wamukomerekeje bikabije, nawe rwose wakabije. Rwema ati noneho niba utarakabije igihe nyine yankatiraga ngo nuko nta mafaranga mfite, buriya umukobwa utazemera kuba mu buzima bwawe ntacyo ufite ukirwana n'ubuzima, numara nawe rwose gushayininga ntuzatume aza mu buzima bwawe igihe nyine uzaba ufite ibyo umaze kugeraho, ntuzamwemere kuko ntabwo ari wowe azaba akunda, azaba akunda ibyo wagezeho. Nanjye rero nagombaga nyine kubimukora maze nkamwishyura kumva ukuntu bibabaza. Vincent rero uri kubitekerezaho akanumva rwose ni byiza ku ruhande rwe nyine, kubera yuko ibyo ari biri gutuma Karisita arushaho kwegera kure ya Rwema. Ahita amubwira ati ariko rwose nibyo ibyo wakoze. Naho rero Karisita ku rundi ruhande uwo aba ari kurira yenda nko gupfa, aragenda akicara muri salo ye akarira amarira yose akamushyiramo. Aba ari kwibaza nk'ikintu nyine gikomeye cyane yaba yarakoreye uyu musore, maze akumva ntabwo akizi, cyane cyane ko ajya kumusaba ko yabanza akiyubaka ndetse rwose akareba aho ashora amafaranga, akabona amafaranga. Ntabwo ari uko yakundaga amafaranga cyane, ahubwo yifuzaga guha umwanya uyu musore maze akabanza akagira icyo ageraho, kubera yuko Karisita rwose n'ubundi ni umukobwa uzi gukora cyane, ukoresha imbaraga ze zose, nawe ubwo amafaranga yayikorera akayabona. Ariko ntabwo yifuzaga ko bihutira gukora ubukwe, ahubwo yagira ngo nyine uyu musore abanze yiyubake. Ariko rero Rwema we siko yabifashe, yatekereje ko hari uyu mukobwa akunda amafaranga kurusha uko amukunda. Yicaye rero muri salo, Karisita ari kuganira n'umukobwa w'inshuti ye, aramubwira atumva ikintu kimbabaje ni uko rwose ibi bintu byose abinkoze, nyamara yari yanteguje nk'umuntu ugiye kumporopoza. Naho rero uyu mushuti we ati hanyuma se niba yaguporopoje uri kurizwa n'iki? Karisita ati cecekere, tekereza ko yambwiye ko yari ari kungeragerezaho. Naho uyu mushuti we ati hoya, uwo muntu uri kuvuga ntabwo ari Rwema rwose. Rwema ibyo bintu ntabwo yabikora. Rwema nzi, wa musore witonda w'umwana mwiza, ntabwo ibyo bintu yabikora rwose. Naho Karisita ati cecekere, nanjye nabanje kugira ngo ni puranka, ariko byarangiye nsanze ari ukuri, kuko ngo ari hafi gukora ubukwe n'umukobwa wa bosi we. Ubu mu by'ukuri ngo yari ari kungeragerezaho. Yambabaje ku buryo udashobora kubyumva. Nibajije nk'ikintu nawe naramukoreye icyatuma ankorera ibintu bingana gutya. Uyu mukobwa w'inshuti ye rero aramuhendenda akamuhoza, atumva rero nkubwire, icecekere rwose tuza, ntabwo n'ubundi Rwema ari bucura mu bahungu, ntabwo ari we muhungu wenyine usigaye ku isi ngo numubura uraba ugumiwe, uzahura n'undi kandi mukundane mu byumve kimwe. Naho rero Karisita ati rega ntabwo wowe rwose ubizi, Rwema niwe muhungu wenyine nakunze kuri iyi si. Tekereza imyaka yose twamaranye, narihanganye ndamutegereza, none reba ibintu ankoreye. Nyuma y'iminsi rero Karisita kwihangana biranga, maze akumva akwiriye rwose kuganira na Rwema, akamubwira impamvu nyamukuru yaba yaramukoze ibyo yamukoze. Yambara neza rero maze akagenda akajya kwa Rwema, arakomanga. Rwema akamubwira ati njira. Aba yicariye muri salo, agikubita amaso Karisita ahita amubaza ati none se muragenzwa n'iki hano, murifuza iki? Naho Karisita ati ndifuza rwose kubona ibisubizo by'ibibazo mfite mu mutwe, kuko ndumva rwose umutwe wanjye uri hafi guturika. Ndifuza ko wansubiza, ndashaka kumenya impamvu wansize gutya, ndashaka kumenya impamvu wakoze ibi bintu, ndashaka kumenya impamvu wanyanze, maze imyaka myinshi twari tumaranye yose ukayipfusha ubusa, ugaha agaciro umukobwa mwabonanye inshuro ebyiri gusa mu buzima bwawe. Naho rero Rwema ati impamvu nta yindi, nuko nyine nawe ibyo wabinkoze, kubera ko igihe nari ngukeneye wagerageje kujya kure yanjye,
kubera ko ngo ntari nshoboye gusubiza ibyifuzo byawe by'amafaranga. Uyu mukobwa rero turi kumwe Brenda, we nyine ntabwo akunda amafaranga yanjye, ahubwo ni njyewe ashaka. Ubwo rero nanjye rwose niwe nkeneye mu buzima, nkeneye nyine umukobwa umba hafi igihe mukeneye. Akomeza rero kubwira amagambo menshi Karisita, ibintu rwose biba biri kumukomeretsa kurenza n'uko yari ameze. Mu kanya gato rero Rwema abwira Karisita ati ndakwinginze mbabarira unsohokere mu nzu, kubera yuko ntabwo numva hari ibiganiro mfitanye nawe, ibyanjye nawe byararangiye, natangiye ubundi buzima bushya, nawe genda utangire ubundi. Naho rero Vincent, inshuti magara ya Rwema, we nyine akomeza guca ku ruhande, maze akajya yihamagarira Karisita ndetse akamubwira amagambo meza yo kumwihanganisha, mbese amuba iruhande bishoboka byose, kubera ko nyine aba yifuza no kumwumvisha yuko Rwema n'ubundi atari umusore mwiza, maze bikazarangira bikundaniye. Vincent we rero ava kureba nyine Karisita, nyamara Karisita aba amaze kumubwira ati jyewe rwose nkunda cyane 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 Rwema, ku buryo numva nyine ntazi ikintu cyatuma mwibagirwa, kumwikuramo ntabwo bishoboka, kubera yuko twamaranye imyaka myinshi kandi niwe musore nigeze nkunda mu buzima bwanjye bwose. Naho rero Vincent akivayo ahita yongera akajya kureba Rwema ati none se iby'ubukwe bwawe na Brenda bigeze he, ko rwose utari kutubwira itariki muzabukoreraho? Rwema ati rega ntakubeshye nanjye mba numva rwose ntazi icyo nshaka, kubera ko iyo ntekereje neza mba numva nkumbuye Karisita, ariko nanone natekereza ibintu yankoze nkumva rwose ntabwo akwiye kuba mu buzima bwanjye. Naho Vincent ati nyumvira kandi nawe reka gukomeza kuvangavanga ibintu, wowe fata umwanzuro maze utangire gutegura ubukwe ubane na Brenda, nubana na Brenda niwe uzabona inyungu nyinshi, kubera ko papa we azakugira umuyobozi wa kampani, mbese uzatera imbere, kandi ikindi uriya mukobwa aragukunda, urumva ko rero ntabwo rwose uzahomba. Rekana rwose na Karisita, mureke mwibagirwa uriya mukobwa, ntabwo ari mwiza kuri wowe, nyamara aba ari gushyiramo umunyu nyine kugira ngo amwibagirwe burundu. Rwema rero nawe ahita amubwira ati ariko ibintu uvuga nibyo rwose, ngomba gushyiramo akabaraga maze tugatangira gutegura ubukwe na Brenda, gusa nyine naza ndakeka tuzahita dushyiraho itariki tuzabukoreraho. Wa mugani nta mpamvu z'uko nkomeza guta umwanya, kubera yuko Brenda kumukunda nta gihombo naba mfite. Nyuma y'iminsi rero Karisita atangira kujya yigira muri jimu, ndetse iyi jimu ni nayo na Rwema yakundaga kujyamo, Karisita yari abizi neza. Karisita rero aragenda agashaka nyine umutrena, maze akajya amutreninga nyine muri iyi jimu. Umunsi umwe aba ari kumufasha nyine, maze Rwema akaza kubwira nyine uyu mutrena ati wamfashije ko rwose mbona iki cyuma ndi gukoreraho kitameze neza. Naho rero uyu mutrena ahita amubwira ati ariko wowe ntabwo uri umukiriya wanjye, umukiriya wanjye ni uyu wenyine. Undi ati ariko sibwo nta nubwo wanyoherereza umuntu wo kumfasha? Uyu mutrena ati hoya ndi busy rwose, ndi kwita ku mukiriya wanjye, ihangana hari nzagufasha undi munsi. Naho ubu rwose ntabwo byashoboka. Akomeza rero kwita nyine kuri Karisita, amwereka ibyo akora, amufata amaboko, amufata ku maguru nyine amwereka uko ayakoresha. Ibi rero bikaba biri kubabaza nyine Rwema cyane. Maze bagisohoka rero bavuye muri Rwema ahita abwira Karisita ati kubera iki mbona rwose usigaye noneho uza muri jimu buri munsi? Naho rero Karisita ati hanyuma se wagira ngo mbanze ngusabe uruhushya rwo kuhaza? Jimu se si iy'abantu bose, hari ubwo ari wowe ugenewe, cyangwa uzi ko ibintu byose nyine ari wowe biba byerekeyeho, ngomba kujya aho nshaka ndetse n'igihe nshakiye. Naho rero Rwema ati hanyuma se kubera icyo ureka uriya mutrena akagukoraho uko yishakiye? Naho Karisita ahita aseka ati hanyuma se nkwibarize, ubundi wowe hari uburenganzira umfiteho? Njye nawe byawe byararangiye, ubwo rero
ushaka wese yankoraho nta kibazo, abifitiye rwose uburenganzira. Ikindi kandi ntugakomeze kunyinjirira mu buzima, ntugakomeze kungendaho, mfite ubuzima bwanjye nawe ufite ubwawe. Karista rero ahita yigendera maze agasiga Rwema ahagaze aha. Rwema aramwitegereza kugeza Karista arenze. Hashira iminsi rero maze Brenda akagaruka, gusa nyine aza atunguye cyane Rwema. Arakomanga. Rwema wari wicaye muri salo ari muri telefone areba amafoto ya Karista, ahita nyine ahaguruka akajya gufungura. Agikubita amaso Brenda ahita amuhobera ati sheri, nari ngukumbuye ni ukuri, uzi yuko untunguye kubera iyo utambwiye ko ugiye kuza. Naho Brenda ati ntabwo nagombaga kubikubwira, kujya kureba umukunzi wanjye si ngombwa rwose ngo muteguze, nifuzaga nyine kugutungura kuko nari ngukumbuye cyane. Barahoberana rero maze bakaguma nyine bahoberanye. Binjira mu nzu maze Rwema akabwira Brenda ati uri mwiza cyane, ndabona rwose noneho byarakabije. Naho Brenda uri guseka ati urakoze cyane, nawe nyine wabaye bogari kurenzaho uko wari umeze. Rwema ati ubu rero noneho uje ndishimye cyane rwose, igihe cyacu cyagiye gitakara igihe wari uri mu bihugu byo hanze, ubu ngubu noneho tugiye kukigaruza. Ndifuza ko nyine igihe tugiye kumarana twakibyaza umusaruro rwose. Brenda ati nanjye ibyo nibyo nifuza, ati nyine gusa nyine ndumva n'inzara inyiciye, hano se hari ibyo kurya? Naho Rwema ati hoya nta bihari, ariko nta kibazo, reka dukomande nyine ubundi dusangire. Gusa nyine ndabona rwose umeze neza cyane. Aba ari kumufata nyine urutoki ubundi akamuzengurutsa amureba imbere n'inyuma. Naho rero ku rundi ruhande Vincent we aragenda akagura nyine akantu ari bushyiremo impano, maze agahita ajya kwa Karista. Aragenda agakomanga. Karista yafungura akabonana uyu musore uhagaze hanze, ahita amubwira ati Karista, ni ukuri nari nje kukureba, ndagukumbuye cyane, narabikubwiye ko ngukunda, ndifuza ko rwose wampa amahirwe. Naho Karista atumva nkubwire, naraguhakaniye rwose, nakubwiye ko nta wundi mugabo nkeneye mu buzima bwanjye, kuva rwose atarabaye Rwema nta n'undi nifuza, kandi meze neza, sinibaza impamvu ukomeza kuntesha umutwe, wagiye gushaka undi mukobwa mukundana. Naho rero Vincent ati hoya rwose ni wowe nshaka, kandi sinzigera ndambirwa, ahubwo se ntabwo uri kumpe karibu mu nzu? Karista ati hoya genda rwose, ntabwo nshaka nyine ibintu bintesha umutwe. Vincent ati ngaho basi akira nyine iyi mpano maze mbone kugenda. Karista rero arayifata kugira ngo abone nyine yamuvira ahangaha, ajya kugenda akamubwira ati ariko njye ntabwo nzarekera, nzakomeza rwose kukubwira ko ngukunda ibihe byose. Naho Karista ati bibaye byiza warekeraho, kubera ko n'ubundi buriya umuntu mugendana muba mumeze kimwe, ibyo Rwema yankoze nawe nibyo wankora. Naho rero Vincent ati hoya njyewe turatandukanye, kubera ko njyewe ndagukunda bya nyabyo, ahubwo wikomeza guta igihe ku mugabo wakwibagiwe, kubera ko Rwema yahinduye ubuzima, ubu rwose na wa mukunzi we mushya yaraje, ntabwo rwose akigutekereza. Karista rero ahita akubitaho icyugi maze akajya mu nzu akicara muri salo akarira. Ararira koko amarira akamushiramo, ari gutekereza ko noneho rwose ari kugenda arushaho kubura Rwema, dore ko yamukundaga. N'ubu ngubu Rwema yamukatiye n'ibintu byose yamukoreye, Karista ntabwo amwibagirwa, nta nubwo abasha kumwanga cyangwa ngo amwikuremo. Karista rero ahita asohoka maze agafata nyine ya mpano baba bamuzaniye, nta no kurebamo rwose, maze akagenda akayishyira muri pubere, dore ko rwose nta kintu giturutse ku wundi musore uwo ari we wese aba yifuza kubona mu maso ye. Hashira iminsi rero Vincent nyine wajijishaga rwose Rwema ku buryo atajyaga amenya ko amuca inyuma akajya gutereta Karista, aza kumureba rero ari kumubaza nyine amakuru. Naho Rwema rero aramubwira atumva nyine ubu Brenda yaraje, ibintu byose birashyushye, gusa nyine Brenda rwose ni umukobwa utandukanye.
ubundi urabona abakobwa bo mu bakire baba ari ba bakobwa nyine bamenyereye kuba bafite abashoferi batajya bakora amasuku, ba bakobwa nyine baba bakorerwa buri kintu cyose, ariko Brenda we siko ameze. Bakivuga ibi rero Brenda ahita yinjira afite rwose amambaraje menshi cyane, aba avuye guhaha nyine, ahita ababwira ati mumeze neza se? Agahita asuhuza nyine Vincent, ahita ababwira ati mwicare aho rero ngiye kubatekera ibyo kurya biryoshye mutigeze murya na rimwe, ubundi nyine muntegerereze aho ndaje mu kanya. Ahita agenda rero akajya mu gikoni nyine, maze bo bagasigara baganira, naho Vincent bari kumubwira atumva wagize amahirwe ni ukuri, uzi kubona umukobwa mwiza gutya, uteye neza gutya, umwana wo mu bakire, noneho uzi no gukora ibintu byose, akaba azi no guteka. Cyakoze rwose biratangaje, ni ukuri waguye ahashashe, ni wowe muntu w'umunyamahirwe mu bantu bose nzi kuri iyi si. Rwema rero uri guseka ati nanjye rwose naratunguwe, uyu mukobwa ntabwo ameze nk'abandi bana bo mu bakire bose tuzi. Brenda rero we aragenda akajya mu gikoni, maze agatangira nyine gutunganya ibyo guteka. Aba ari kubironga rero, maze akajya abyihumuriza, akumva rwose biracyafite umwuka nyine w'ibintu bibisi. Yihumuriza amafi akumva aracyahumura nk'amafi nyine, yakwihumuriza amakaroti akumva afite umwuka w'amakaroti mabisi. Atekereza ko rero ahari atabironze neza. Umukobwa wawe rwose aragenda maze akagufatira isabune nyine ya likide, maze agafata n'icyogesho. Araza rero maze akegera ya mafi akayakuba rwose, ayakubisha icyogesho n'isabune kugira ngo ashireho uyu mwuka, ariko akajya yumva ntabwo uri gushiraho. Amakaroti n'inyanya n'imboga byose abirongesha nyine isabune kugira ngo bike neza, ubundi yasoza agateka. Arateka maze kakahava, aragenda rero agategura ameza, bose nyine baba bashyushye kurya ibiryo by'uyu mukobwa yateguye. Bicara ku meza maze nyine bagatangira kurya. Uriye bwa mbere ahita yumva harimo umwuka w'ikintu atazi, barakomeza bakagerageza ariko bose bari kurebana, ubona ko rwose hari ikitagenda. Uko rero bakomezaga kurya ni nako bakomezaga kumva isabune igenda yiyongera. Mu kanya gato biranga rwose, maze Rwema agahita ahaguruka yiruka, dore yuko ibyo aba amaze kurya wagira ngo biba bimugeze mu nda. Yiruka rero ajya nyine muri tuwarete, naho rero Vincent nawe ahita amukurikira. Bose rero birangira nyine barwaye mu nda uburyo rwose bukomeye. Gusa nyine bose baraceceka, ntihagire n'umwe ubibwira Brenda, ariko bose baba babyumvise ko ibi byo kurya birimo isabune. We rero ntabwo amenya nyine ibyabaye, gusa baramubwira bati ibyo kurya byawe rwose byari bimeze neza, kubera ko ntabwo nyine baba bashaka kumuca intege. Naho rero ku rundi ruhande inshuti nyine ya Kalisa iramubwira ati ariko se kubera iki rwose ukomeje kwiheba, kubera iki mbona nta byishimo ufite? Naho Kalisa ati byarananiye kwikuramo Rwema, byarananiye kumva ko yanyanze, byarananiye kandi kumva ko twatandukanye burundu. Mpora mutekereza ndetse numva nta wundi musore n'umwe nzabasha gukunda. Uyu mushuti we ati ariko nawe reka ubwana rwose, kubera iki utagerageza Vincent ko bibona ko agukunda ndetse akwitaho? Naho Kalisa ati ndakubwiza ukuri, Vincent we niyo yaba ari we wenyine usigaye ku isi sinamwemera, kubera yuko uriya musore buriya nawe nyine afite imico nk'iya Rwema, uretse ko turetse n'ibyo ngibyo ndumva rwose ntashaka kujya mu rukundo, kubera ko nta wundi musore nakongera gukunda. Uyu mushuti rero akomeza amubaza ati hanyuma se urumva uzibabaza kugeza ryari? Naho Kalisa ati ahari uko iminsi izagenda iza, nzagenda nyine nikuramo Rwema maze birangire, ariko gukundana n'undi muntu we ntabwo rwose bishoboka. Naho rero ku rundi ruhande Rwema we atangira kubona ko ibintu rwose yatinyaga kera ahubwo ari byo yahuye nabyo, kubera yuko Brenda nta kintu na kimwe aba azi gukora mu by'ukuri.
burya bwose no koza isahane ntabyo aba azi. Mbese Brenda nyine aba ari umukobwa ahubwo wamenyereye gukorerwa buri kimwe cyose, nyamara aba yarabaye hanze yiga, ariko nta kintu na kimwe aba yarigeze yiga kuko nta kintu na kimwe aba azi gukora. Rwema rero aba yibaza ukuntu yabayeho akiri i Burayi maze bikamuyobera. Rwema we rero aba atangiye kwibaza niba rwose umubano we na Brenda ugiye gukomeza, kuko aba abona uyu mukobwa ahari atamushyira mu rugo ngo amushobore. Umunsi umwe rero aba yicaye muri salo maze yajya kubona akabona Brenda arinjiye yashyushye n'ubundi afite amambaraje menshi avuye guhaha nyine, maze Brenda agahita amubwira ati sheri, ndifuza kugutekera uyu munsi nyine uraza kurya ibyo natetse. Rwema ahita amubwira ati hoya 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 rwose, avuga nyine ubona afite n'igihunga, ati hoya witeka sheri, ntabwo rwose nkeneye ko wivunisha, urabizi ntabwo nakuzanye hano ngo uze kuvunika. Ikintu cyonyine nifuza kuri wowe ni uko uzajya wambara neza, maze mbese nkagutegura nk'ururabyo, ndifuza kukubona usa neza gusa, wowe jya wigira mwiza ku bwanjye, naho akazi kose rwose kihorere, ibyo guteka mbabarira ubireke, ntabwo nshaka ibintu bikuvuna. Naho rero Brenda ati kuko se sheri niko ubishaka? Rwema ati cyane rwose, ati nta kindi kintu na kimwe ngukeneyemo uretse kukubona usa neza. Nyamara ikintu Brenda atamenye ni uko Rwema ubwoba bwari bumwishe ko kuba yakongera kurya isabune cyangwa noneho akaba yarya ibirenze ku isabune, dore ko rwose ibyo kurya bariye wa munsi barwaye mu nda ku buryo bamaze iminsi batameze neza. Hashira iminsi rero maze Rwema yaza muri salo akumva inzu yose iri kunuka wagira ngo niho basuka puberi. Yibaza rero ibintu biri kunuka, maze nyine bikamuyobera. Gusa nyine agenda asanga aho ari kumva bituruka cyane, maze yafungura igikoni agahita yumirwa, ahita asanga hariyo ibyo kurya byaboreye mu masafuriya no ku masahani, amazi bogejemo ibyombo muri rimwe yose akiri mu maravabo. Mbese arareba akumirwa, haba harimo umwanda uteye ubwoba, ibintu byose bagiye bahata byose byaraboze, mbese n'udusimba tuba turi hafi kuza. Ahita asubira muri salo yihuta maze agatangira guhamagara Brenda, ndetse amuhamagara yipfutse n'amazuru. Brenda rero araza ati ko mpamagara nk'utewe se, ubaye iki? Ni iki kibaye? Rwema ati mbabarira umbwire, nta bintu wumva biri kunuka? Nta munuko wumva ukabije? Brenda rero atangira nyine gutunga amazuru ahantu hose yihumuriza, maze akamubwira ati ndabyumva ariko nyine sinzi ibyo ari byo. Naho Rwema ati none se mbabarira umbwize ukuri, ni gute umara iminsi ingana nk'iyo umaze ukorera mu gikoni ariko udashobora kuhakorera isuku? Ibintu byose byaraboze, ibintu byose bimeze nabi. Ubwo nyine Brenda aba ari kwitegereza Rwema. Rwema rero aravuga akavuga rwose umwanya munini, maze Brenda ahita amubwira ati niba numvise neza se utegereje ko rwose ari jye nzajya ngukorera isuku? Naho Rwema atunkorera isuku? None se uru rugo si urwanjye nawe? Brenda tumva niba rwose ukeneye umuntu uzagukorera isuku, uzakoropa inzu yawe, uzakora neza igikoni cyawe, shaka umukozi wishyura, kuko njyewe ndi sheri wawe ntabwo ndi umukozi wawe. Ibyo rero njye sinabivamo. Rwema ati hoya, numvise nabi se? None se ntabwo tugomba nyine gukorera urugo rwacu? Brenda tumva ahubwo umpamagaye nari mfite ibintu nibereyemo, nuko nyine numvise usakuza cyane maze nkaza kureba ibibaye, ngenda nigeze ngo ahari hari nk'ikintu kikuriye. Ahita anigendera, naho Rwema asigara ahagaze ibintu byamucanze, yibaza iby'uyu mukobwa byamuyobeye. Ahita rero yinjira mu gikoni maze agatangira nyine kugikoramo amasuku. Gusa aba yumva yenda guhera umwuka ari gukora rero aya masuku, ahita yibuka kera Karisita akiba hano uko byabaga bimeze. Iyo we yabaga ahari yabaga yakoze amasuku nta kavumbi na gake wabona, yogeje ibyombo, yahanaguye ahantu hose, ndetse rwose hari guhumura kubera ko yageragezaga no gukoresha utuntu duhumura, inzu yose wayinjiramo ugahita wumva uraruhutse. Ahita yibuka kandi ukuntu nyine yamuteguriraga ibyo kurya bimeze neza, ndetse cyane ko yari azi n'ibintu byose uyu musore akunda kurusha ibindi. Yibuka rero ukuntu babaga bari kuganira baseka,
ndetse akanibuka ukuntu Karisita yamwubahaga iyo yamubwiraga nyine ibintu byose yabyumvaga cyane kandi rwose vuba. Rwema rero atangira nyine kugira ibibazo byinshi maze akagenda akamara iminsi atajya muri gym nk'uko byari bisanzwe. Karisita rero we buri munsi uko yajyaga muri gym yarebaga niba Rwema yaje ariko akabona ntabwo amubonye. Hashira iminsi rero maze akabaza nyine uyu mutrena we ati none se wa musore muremure ujya ukunda nyine kumvugisha iyo ndi gukora siporo hano aherutse kuza? Naho uyu mutrena ati hoya, atamaze nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ataza hano. Karisita rero ahita amubaza ati waba se uzi impamvu? Naho uyu mutrena ati hoya, ko mbona muza se wagira ngo namenya ibibazo bindi muba mufite. Karisita ati hanyuma rero niyongera kugaruka uzampamagare ubimbwire. Mu by'ukuri Karisita nawe aba ahora atekereza kuri Rwema, ndetse nubwo baba bahura bagashwana ariko Karisita we biba bimushimisha kubona Rwema. Ku rundi ruhande rero Rwema we rwose ibibazo biba biri hafi kumurenga, aba ari kubwira Vincent ati ndumva rwose imishinga yo gukora ubukwe na Brenda nayitondesha cyane, kuko rwose ndabona ahari atari byiza kuri jyewe. Uyu mukobwa mba numva ntamwiyumvamo, ndetse mba numva rwose bitazaba byiza turamutse dukoze ubukwe. Vincent ati ariko se wasaze, mbabara rwose we kuvuga ibyo bintu ntabwo wabikora, komeza upanga ibyo wapangaga. Vincent we birumvikana nyine kumva yuko Rwema ashobora kurekana na Brenda, ahita akubita agatima yuko ashobora guhita asubira kwa Karisita, cyane cyane ko aba anabizi ko agikunda Karisita. Rwema aramubwira ati rega ibintu ndi kuvuga rwose ndabizi neza, ibi bintu ngomba kubyitondesha bishoboka byose, kubera yuko nta gasantima na gatoya nkigirira Brenda, wagira ngo nuko kera namwiyumvagamo gakeya byose byararangiye. Ndakubwiza ukuri ubu rwose niyo nahura na Brenda yambaye ubusa ntabwo namwitaho, ntabwo nanamureba rwose. Ubwo rero ibyo birumvikana ko uwo mukobwa ntabwo yaba ari mwiza kubana nawe, kubera ko umuntu utiyumvamo na gakeya ntabwo rwose byaba byiza ko mwabana. Vincent rero ahita amubwira ati sinzi icyo kukubwira, ariko rwose komeza ubitekerezeho ushaka icyo gukora, kubera ko uramutse utabanye n'uriya mukobwa waba uhombye cyane. Vincent rero akomeza kubwira nyine Rwema ati njyewe ndi wowe ntabwo rwose nakomeza kwita nyine kuri utwo tubazo duto dutoya mufitanye. Tekereza nyine kuri bizinesi, tekereza ku nyungu uzagira. Naho rero Rwema aramubwira ati ariko burya rwose ntabwo ubukwe nyine ari nko gufata amafaranga ngo umuntu ayagushyirire kuri konti, ntacyo byaba bimaze. Niyo baguha amafaranga y'isi yose udafite amahoro mu rugo rwawe ntacyo byamara. Wibuke neza yuko uyu mukobwa tugomba kuzabana ubuzima bwose, nyamara amafaranga si ay'ubuzima bwose kuko agera aho ngaho agashira. Ndibaza rero ko ntagomba rwose gukomeza kumwizirikaho ngo nuko nyine nzabyungukiramo, ngomba no kwita ku marangamutima yanjye. Vincent rero afata n'umwanzuro wo gusubira kureba Karisita kugira ngo nyine akomeze amwinginge rwose arebe ko bajya mu rukundo. Aragenda rero akabwira Karisita ati ariko nukuri ushatse wampa amahirwe nkakwereka itandukanyirizo ryanjye n'abandi basore, nkakwereka nyine uko umugabo nyamugabo afata umukobwa, kubera ko ngenda gukunda kandi nzagufata neza cyane. Karisita ariko igihe nakubwiriye ntabwo wumva, ntabwo rwose nshaka kuvugana nawe, kubera ko nta na gahunda nshaka ko tugirana habe n'imwe. Ndakubwiza ukuri ntabwo rwose bishoboka, ndetse nta nubwo bizashoboka. Uyu musore rero akomeza nyine kwensista amubwira uburyo amukunda, uburyo ari mwiza, maze Karisita agahita ahaguruka aramubwira ati haguruka vuba unsohokere mu nzu, kubera ko nutinda gatoya icyo ndi bugukorere uzakicuza ubuzima bwawe bwose. Vincent rero ahaguruka akagenda, ariko akagenda amubwira ati ariko rwose ndagukunda. Karisita ati sohoka ihute. Naho rero ku rundi ruhande Brenda aba yiyicariye mu cyumba cye ari kunywa itabi. Mbese uyu mukobwa ubundi ingeso mbi zose yarazigiraga, maze undi musore agahita amuhamagara ati ku mugoroba se twaza kwigira muri buwate tukajya kwibyinira. Naho Brenda ati ntubizi se ko kubyina mbyemera, tuze rwose kwigendera.
gusa nyine unjyana ahantu ha VIP hashoboka, ntugire ikibazo, fagitire se ntubizi ko ari iyanjye, ndayishyura rwose, urabizi ko ikibazo atari amafaranga, kwishima nyine nibyo biza mbere. Uyu munsi rero Rwema arataha avuye ku kazi, maze agasanga inzu yose yabaye imyotsi, nyamara Brenda ntawe uba ahari. Yitegereza ahantu hose maze akabona ibitabi biruzuye, ibirahure, amacupa y'inzoga byose biruzuye hano mu nzu. Atangira rero kwivugisha ati ariko ibi bintu nishoyemo ni ibiki, ko rwose mbona ntazabishobora, ko ndi kwiyangiriza ubuzima. Uyu mukobwa ntiyiyubaha habe na gatoya, niba atari inzoga ziba ari amatabi, niba atari ibyo byose aba ari ku matelefone n'inshuti ze atajya yavaho. Nyamara ibi byose nta na kimwe muri byo ngewe nkora, ariko ni ukuri uyu mukobwa rwose arakabije. Ibitabi yanyweye wagira ngo inzu bayitwitse kubera imyotsi. Gusa nyine ibi bintu rwose ngomba kubishakira igisubizo, ngomba gushaka icyo gukora byihuse, naho ubundi rwose ndi kwiroha mu mazi abira. Nyuma rero y'amasaha menshi, Rwema ajya kubona akabona Brenda arinjiye agenda atemba. Aba yasinze birenze ibikenewe, icyo ataba azi ni kimwe gusa, ni uko uwo bajyanye baba banatahanye maze akamugeza hano imbere y'inzu. Vincent we aba yiboneye rwose filime n'amaso ye, kubera yuko umuntu uba uri kumwe na Brenda aramutahana, maze bagera hano imbere y'urugo kwa Rwema, imodoka igahagarara, aba bombi batangira kwisomanira bari mu modoka nkaho nta cyabaye, ku buryo Vincent agenda akegera imodoka akajya rwose ku kirahure akabitegereza bari gusomana nta kibazo na kimwe bifitiye. Yigira hirya gatoya rero kugira ngo nyine akomeze arebe ibibera hano, maze akajya kubona akabona Brenda asohotse mu modoka agenda adandabirana yasinze bikabije. Vincent yahita atangira kwibaza ati wa mukobwa burya ni uko ateye, nyuma yo kuba nta kintu na kimwe azi guteka, nta n'ikintu na kimwe azi gukora, burya anaca inyuma Rwema maze akanatinyuka akazana n'uwo rwose bari bari kumwe bagaparika imbere y'inzu ya fiyanse we. Uyu mukobwa nta soni agira, gusa sinari nzi ko rwose ari uku nk'uko ateye. Ariko nanone singomba kubibwira Rwema, Rwema ntabwo agomba kubimenya, kuko abimenye bahita batandukana maze agahita asubira kwa Karisita, kandi ubwo nyine naba nkombye rwose. Ntabwo rero nabikora, ngomba guceceka nkaryumaho. Nuko rero Vincent we aba yabibonye maze agahita akomeza akigendera, naho Rwema we ibyo aba ari kubona ni uko nyine uyu mukobwa aba yasinze gusa, ntabazi n'ibindi byabibanjirije. Ahita rero abaza Brenda ati uri kunuka n'inzoga koko? Brenda ati birakureba se, hari ubwo rwose ibyo ngibyo ari ibibazo byawe, ko ari ngewe bireba? Kubera icyo ukunda kwivanga mu bintu by'abantu, genda ahubwo mva hejuru uri kuncura umwuka. Ubwo Brenda nyine aba aryamye mu ntebe, naho rero Rwema ahagaze nyine ari kumuvugisha. Rwema yifata ku munwa maze agatekereza ukuntu yikururiye rwose uyu mukobwa mu nzu ye, agatekereza n'ukuntu atangiye kumutesha umutwe. Rwema rero aricara maze agatangira nyine gutekereza ko rwose yakoze amakosa kuba yaratandukanye na Karisita. Aba ari gutekereza ati ubuse nongere nisubireho maze nsubire kubwira Karisita ko nibeshye, gusa nyine abantu banseka, nawe kandi yanca amazi, yabona ko rwose ntazi gufata imyanzuro. Aricara rero akibuka ukuntu Karisita yajyaga amutekera ibyo kurya, maze Rwema akamubwira tuzi yuko kubera ukuntu uzi guteka mba mbona nzagushakira umwanya mu marushanwa mu bihugu byo hanze, kandi ndabizi ko rwose watsinda ndetse ugahagararira igihugu cyacu mu bantu bazi guteka, kuko ndakwemera cyane rwose. Naho rero Karisita icyo gihe nyine yahise amubwira ati cyakoze biratangaje ukuntu nyine amafunguro yose naguteguriye wayafunguye ukayamara. Naho Rwema ati nuko yari ameze neza cyane.
Kalisa rero yahise amusiga aho muri salo maze ajya gukora amasuku. Rwema nawe ati ubu rwose ngiye kwisinzirira, ndahaze cyane ku buryo ndi kumva ntanyeganyega. Ibyo byose nibyo yari ari kwibuka. Kano kanya yari yicaye yifashe ku itama, ubona rwose yumiwe ndetse yigunze, ari gutekereza ati kera navaga ku kazi ngasanga ibintu byose birateguye, none ubu ngubu mva ku kazi narushye nenda gupfa, nkaza nkajya mu gikoni. Kubera ko nyine uyu mukobwa Brenda nta kintu na kimwe ashoboye, atashobora no gushyushya amazi, n'iyo agerageje ngo agiye mu gikoni, ubwo nyine tuba twiteguye ko tugiye kurwara mu nda. Ibi bintu rwose ngomba kubihagarika, ngomba gushaka icyo gukora. Buracya rero maze Rwema akabyuka akajya ku kazi. Naho rero Brenda arabyuka nyine nka saa tanu, maze akabyuka ari kwayura ati inzara iranyishe. Agenda yerekeza rero mu gikoni, maze agapfundura amasafuriya yose agasanga arimo ubusa. Ahita atangira kwitotomba ati ntabwo bishoboka ko uyu mugabo yaba yagiye akagenda nta kintu cyo kurya ansigiye. Ahita afata telefone rero agahamagara papa we ati papa, inzara irenda kunyicira muri runo rugo, wambabariye nkisubirira mu rugo. Uzi yuko Rwema yifashe maze akagenda nta kintu na kimwe ansigiye cyo kurya? Papa we ati uretse ndaje muhamagare kandi turabonana. Naho rero uyu mukobwa ati ubundi niyo mpamvu ngukunda papa, nibura wowe nkunda kunyumva. Papa we rero yari yaramutetesheje, yaramugize rwose umukobwa udafite ubwenge habe na mba, kubera nyine kumutetesha. Papa rero wa Brenda ahita ahamagara Rwema, maze Rwema akimara kumva ibi ahita agenda akagura amafunguro nyine kuri resto, maze agahita yazanira Brenda. Akinjira Brenda atangira kumutonganya ati ni gute wifata ukagenda nta kintu cyo kurya unsigiye, wumvaga ndi bubeho nte? Naho Rwema ati ariko si ubwo ntabwo uri umuntu mukuru, wowe ntabwo wabasha kwiyaranja, unashonje ntabwo watuma ibyo kurya kuri resto ko hafi aha ngaha zihari, uzi ko wagira ngo uri uruhinja, ntabwo wamenya ko rwose uri umuntu mukuru. Ariko mba nibaza uko wabagaho ukiba i Burayi, ko nta bakozi bagira, umuntu agerageza kwifasha, wowe wabikora gute? Naho Brenda ati nyine n'icyo gihe nta muntu nari mfite wo kunyitaho, ubu rero ndi hano mu gihugu cyacu kandi ndi kumwe nawe, ugomba kunyitaho. Rwema rero yumva naguma hano ari buze kuvuga amagambo mabi menshi, maze agahita abwira Brenda ati reka nisubirire ku kazi, reka rwose nkureke, ndumva ntakomeza kumva ibintu uri kuvuga. Rwema rero yongera gutangira nyine gusubira muri gym kugira ngo ajye yongera yihurire na Kalisa. Umunsi umwe rero Kalisa nyine aba yagiye mbere, maze akabona yuko Rwema ataraza, ahita rero ahura n'umusore nyine baba bariganye, bahita bahagararana bari kuganira aho ngaho. Mu by'ukuri Kalisa nawe aba yifuza kwereka Rwema ko ubuzima bwahindutse, ubu ngubu nyine afite undi muntu bakundana, kandi mu by'ukuri ntabwo baba bakundana. Barahagarara rero baganira, maze Kalisa akajya aseka cyane, ajya kubona akabona imodoka ya Rwema irahingutse. Akiyibona rero atangira noneho kubwira nyine uyu musore ibintu byose, aseka ndetse anamukoraho. Mu kanya gato rero ahita amuhobera ati ni ukuri nishimiye kongera kukubona, hari hashize igihe kinini. Rwema umujinya uramwica, maze agafuha akenda nko guturika, abakeka ko uyu musore ari we bari gukundana, kandi nyamara ntabwo rwose baba bakundana. Arakomeza rero maze akagenda akajya muri gym, gusa nyine umutima ntabwo uba uhari, aba ari gutekereza ku byo amaze kubona hanze. Nyamara Kalisa nawe n'uyu musore bahita batandukana, maze Kalisa akajya gukora gym, Rwema ijisho ntabwo riba riri kumuvaho. Kalisa nawe aba ari kwigira nkaho ntacyo bimubwiye, ndetse kuba Rwema ari hano atamubona rwose. Hashira iminsi rero, maze Brenda akabona rwose ntabwo bari gushyiraho nyine itariki y'ubukwe bwabo, we ndetse na Rwema. Atangira rero kugenda abitekerezaho, dore ko n'inshuti ze ziba zimumereye nabi, zitari ku bundi ubukwe bwanyu buzaba ryari. Yabibaza Rwema akamwihorera, ntabwo aba agishaka kuganira nawe. Umunsi umwe rero Brenda abaza Vincent ati mbabarira umbwize ukuri, inshuti yawe ntabwo igishaka ko dukora ubukwe? Naho rero Vincent uba uzi neza ko rwose Rwema atagikunda uyu mukobwa, ariko aramubeshya ati humura, ubukwe rwose muzabukora, ahubwo buriya wabona afite akazi kenshi.
naho Brenda ati njye ntangiye kubirambirwa, ni gute adashaka ko dushyiraho itariki yo gukoreraho ubukwe, abantu bose birirwa babimbaza, ariko sinanamurenganya, amakosa ni aya papa wanjye wamwizeye maze akamushinga kuyobora ibintu byinshi muri kampani yacu. Gusa ndumva rwose ndi hafi kubwira papa wanjye maze akamuhamagara akamutegeka ko tugomba gukora ubukwe kandi vuba. Vincent rero ahita amubwira ati hoya, ntabwo ari ngombwa rwose ko ubibwira papa wawe, humura rwose ngiye kubigufashamo, ngiye kumuganiriza kandi ndabizi bizahita bikunda vuba, erega nta mugabo wakwitesha, reba nawe ukuntu uri mwiza, ikindi kandi noneho urakora cyane, ikindi uri umukire ufite amafaranga, nta mugabo n'umwe wakwitesha. Naho rero Brenda ahita amubwira ati kubera ayo magambo meza akomeza umutima umbwiye, reka nze rwose ngutungure, ahita amuhereza telefone ye ati ngaho ushyiramo nimero ya konti yawe. Vincent rero ahita azishyiramo maze uyu mukobwa agahita amwoherereza amafaranga menshi ati ngaho rwose agenda nawe urebe akantu nyine wigurira. Naho Vincent akiyareba ati mbega amafaranga menshi, rero kubera iki gikorwa rwose kiza unkoreye, nanjye ngiye gukora ibishoboka byose maze mu minsi mikeya uzabone igisubizo. Ku rundi ruhande rero Karisita we aba ari kubwira uyu mukobwa w'inshuti ye atumva ntabwo wabyumva ukuntu nishimye, uzi yuko Rwema akimfuhira, icyakwereka iyo abonye ndi kuvugana n'umuntu aramfuhira maze ukabona umujinya wamwishe, ndabikunda cyane, mba numva rwose binshimishije, ikigaragara cyo mba mbona rwose wagira ngo Rwema nawe aracyankunda, nuko ahari adashaka kubimbwira. Naho uyu mukobwa w'inshuti ati mbabarira, wikwibabariza umutima rwose, Rwema murekere muhashize mwibagirwe, tangira ahubwo utekereze nyine ku bundi buzima. Naho rero Karisita aterega byaranze neza neza, uzi yuko hari umusore nyine twagerageje gusohokana, maze uwo munsi nyine turi busohokane nagiye nambaye ikanzu ngufiya, nanjye mbibona ko rwose ari ngufi ndetse iteje ikibazo, mba ndamubajije nti urambona ute, nawe ati nyine wambaye neza cyane, nta kibazo rwose, ibintu bigushimisha nanjye bigomba kuba binshimisha. Karisita rero ati ibyo bintu byarambabaje kubera ko sinkunda njyewe umugabo udashobora kunkosora igihe nkoze amakosa, umugabo wumva ko ibyo nshaka byose ari byo ngomba gukora, udashobora kunshyira ku murongo ngo ambwira tugomba gukora ibi n'ibi. Yahise yibuka rero ukuntu kera hari umunsi yari agiye gusohokana na Rwema maze akambara ikanzu ngufi, Rwema akimukubita amaso ati sheri mbabarira rwose iyo kanzu uyikuremo kubera ko uri kwerekana amaguru yawe cyane, kandi nyine simba nifuza ko rwose abantu bakureba maze bagatangira kwiyumvira amafilime mu mutwe yabo, ntabwo mba nshaka abantu bagutekererezaho, mba nshaka yuko ari njye ngomba kukubona gutyo jyenyine, igihe rero tugiye ahari abantu benshi jya umbabarira rwose, ntutume hari umuntu ukwitegereza cyane. Uwo munsi rero Karisita yahise asubira mu cyumba maze afata ya kanzu yari yambaye arenzaho nyine igikoti kirekire maze yereka nyine Rwema ahita amubwira ati gutyo rwose ni sawa cyane. Ibi bintu rero Karisita yarabikundaga cyane byo kuba hari nk'akantu akoze nyine katameze neza maze Rwema agahita amukebura akamubwira ko rwose agomba kugakosora. Naho rero uyu musore yaratangiye kugerageza gusohokana nawe, we rwose ntacyo byabaga bimubwiye, ibintu byose Karisita yakoraga yaramubwiraga ati oya nta kibazo ntacyo bitwaye, nyamara ibyinshi Karisita yabikoraga agira ngo amugerageze arebe ko nyine ari wa mugabo wihagararaho kandi wakubwira nyine ibitagenda neza. Akiri kubwira rero izi nkuru zose uyu mukobwa w'inshuti ye ahita amubwira ati ikigaragara cyo ni ukuri uracyakunda Rwema kandi cyane, nyamara igihe ukimukunda bingana gutya nta wundi muntu n'umwe rwose wabasha guha amahirwe keretse biramutse bibaye byiza maze ukamwibagirwa. Naho Kirisita ati niba hari ikintu gikomeye kandi kingoye ni ukuba nakwibagirwa Rwema, kuko hari ibintu byinshi yankoreye byiza. Rwema twamaranye imyaka myinshi cyane, twasangiye akabisi n'agahiye, twabanyeho mu buzima bubi ku buryo kumwibagirwa ari ibintu bigoye, ndetse rwose mba numva ntazi niba nzongera no gukunda undi musore ukundi. Ku rundi ruhande rero
Vincent nyine uba waremereye Brenda ko agiye kumufasha, aragenda maze akajya kureba Rwema, baricara maze Vincent akamubwira ati ariko se Rwema, urabura iki rwose ngo ukore ubukwe na Brenda ko ibintu byanyu biri gutinda cyane? Naho rero Rwema ati ahubwo se wowe ko mbona wabishyushyemo ubifitemo iyihe nyungu? Naho Vincent ati hoya, nta nyungu mbifitemo, ariko ndi inshuti yawe nziza ikwifuriza ibyiza. Wowe se urumva koko udakeneye nyine kuba umuyobozi wa kampani ya papa we? Ntabwo ukeneye se kuba umumiliyarderi? Nta handi bizanyura uretse rwose kuba washakana nyine na Brenda. Naho Rwema ati erega amafaranga ntabwo akemura ibibazo byose, ikindi kandi ntigeze nkubwira nuko rwose ngitekereza kuri Kalista kandi cyane, ntabwo rwose njya ntuza, mba numva nyine ari we nifuza mu by'ukuri, mu mutima wanjye niwe nshaka ko rwose ari we uhaguma wenyine. Naho rero Vincent ati nanjye nyine ntabwo nshatse kuvuga yuko Kalista ari mubi cyangwa se hari ikindi kibazo afite, ariko nyine nawe ugomba kureba inyungu zawe. Kalista ntabwo akikuvugisha, ibyo ari byo byose buriya wabona yarabonye n'abandi basore bakundana. Wowe nyine irebere rwose ku biguteza imbere. Uramutse udashakanye na Brenda waba uhombye kandi cyane, ahubwo njyewe ndi wowe rwose ubukwe nabushyira kuri samedi ya nyuma y'uku kwezi turimo. Naho rero Rwema ahita ahindukira atari kubanza wasaze si gusa ibintu uri kuvuga wabitekerejeho ngo samedi ya nyuma y'uku kwezi? Ahubwo se naba nirukanswa n'iki? Uzi ko wagira ngo ahari ni wowe nzashaka? Ndumva rwose ibintu wabishyushyemo wagira ngo ubukwe ni ubwawe. Hashira iminsi rero Brenda aba ari gusasa mu cyumba cya Rwema, maze yakuraho umusego akajya kubona akabona ifoto y'umukobwa iba iri munsi y'umusego wa Rwema. Arayifata akayitegereza maze agatangira kwibaza uwo mukobwa ari nde. Ahita rero agenda yiruka asanga Rwema muri salo, ati mbwira uyu mukobwa ni nde? Iyi foto urarana munsi y'umusego ni iyande? Rwema rero arabanza akicecekera akamwihorera, naho uyu mukobwa ati mbwira rwose, iki gicucu ni cyande? Iki gikobwa cyagutwaye ubwenge ni cyande? Amutuka gutyo nyine Rwema ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi, maze amufashe mu ijosi ati ntuzongere n'umunsi n'umwe, ntuzongere gutuka umuntu utazi. Niba rero washakaga kubimenya bya nyabyo, uyu nguyu nyine ni umu ex wanjye, ariko n'ikindi gihe utazongera, kubera ko wowe ntabwo wapfundura udushumi tw'inkweto ze, utazongera na rimwe. Brenda rero ahita yumva wagira ngo nk'isi rwose mwikaragiyeho, ahita atangira kumubwira ati koko ni ibi bintu wankora, ukaba ufite uyu mukobwa wananiwe kureka maze ukanzana mu rugo rwawe? Gusa nyine nanjye ndabirambiwe, ibi ndabihaze rwose. Ahita agenda yiruka rero maze akajya nyine mu cyumba cye, naho Rwema nta n'ijambo na rimwe amubwira, aramwihorera akicecekera. Brenda rero abona ko rwose atabonye nyine ibisubizo bihagije, maze agafata ya foto aragenda akajya kureba Vincent, arayimwereka ati mbabarira umbwize ukuri, uyu mukobwa uramuzi? Mbabarira rwose umbwire byose, niwe se ahubwo utuma nyine Rwema adashyiraho itariki y'ubukwe? Mbwiza ukuri. Rwema we yambwiye yuko bakundanaga, none mbwira baracyakundana? Bafitanye gahunda se cyangwa niwe bazabana? Jyewe Rwema akaba ari abo ari kunkinisha. Vincent rero abwira Brenda ati rwose ufite ubwoba bw'ubusa, kubera ko njyewe kuri iyo foto nta kindi mpabona uretse ahashize. Ntuhangayike rwose byararangiye. Naho rero Brenda abwira Vincent ati mva nkubwire, ndifuza kumenya amakuru y'uyu mukobwa yose, ndifuza kumenya aho atuye, kubera ko byose rwose ndabikeneye. Vincent rero amubwira byose nta na kimwe amuhishe, maze Brenda agahita ajya nyine kureba Kalista. Aragenda rero agasanga haranafunguye kuri salo, maze agahita yicara muri salo. Kalista rero arahamusanga maze agahita amubaza ati wowe urinde, urashaka iki? Naho rero Brenda ati burya bwose ni wowe rwose wazanye umujagararo muri couple yanjye, ni wowe udatuma ibintu byanjye bijya ku murongo.
naho Karista atari kubanza wasaze, jyewe se kandi mpuriye he nawe ko ntakuzi rwose ari n'ubwa mbere nkubonye, ibintu uri kuvuga ni ibiki? Naho rero Brenda ati ikintu kimbabaje ni uko rwose mbona utanashamaje, mbona uri umukobwa nyine uciriritse udafite n'amafaranga, ndibaza ahubwo ikintu nyine agukurikiraho maze nkakiyoberwa. Naho Karista atari ko se wowe ubundi urinda urashaka iki? Ariko ndabona udakeneye kuvuga, nsohokera mu nzu kandi igira vuba. Naho Brenda ati ngo ngusohokere mu nzu? Ati ubwo se uramutse ari wowe uri mu mwanya wanjye maze ukabona ko umugabo wawe hari ifoto y'umukobwa ahorana munsi y'umusego, wabigenza ute? Wakwihangana? Wakomeza ukarebera gusa? Kugeza kano kanya Karista aba atarumva ibintu uyu mukobwa ari kuvuga, ati ibintu uri kuvuga ntabwo rwose mbizi. Naho Brenda ati niba rero utamenye neza, njyewe ndi fiancé wa Rwema, ikindi kandi ndagira ngo rwose nkwihanize, Rwema ntabwo ashobora kundeka ngo agusange, ntabwo yareka umukobwa nkanjye ngo maze asange umukobwa umeze nkawe udafite rwose n'ikintu na kimwe kirenze, uri umukene, nta mafaranga ufite, mbese rwose nturenze. Nagira ngo rwose nkubwire ko bidashoboka yuko yahitamo wowe kundusha. Naho rero Karista ahita aseka ati iyaba nawe bitaguteye ubwoba ntabwo rwose uba waje hano kuvuga utwo tugambo twose uri kwivugisha, uba wagumye iwawe maze ntuze kumbwira ubusa. Njye ntacyo bimbwiye kubera ko n'ubundi umugabo wawe simukeneye, genda nyine umugumane, sohoka kandi kuko nutinda ndahamagara abasekirite baze bakunsohorere. Brenda rero ahita asohoka, atariko nyine ntabwo birangiriye aho, umenye yuko umugabo wanjye rwose muhozaho ijisho, tuzabonana ninongera kumenya yuko munavugana. Karista ati n'ubundi wibeshye kubera ko ntabwo mvugana nawe. Brenda rero akimara kugenda nyine Karista arababara, ariko nyine mu kanya gatoya agahita atangira gutekereza, atariko hari ikintu ntekereje, ni gute Rwema yaba afite ifoto yanjye ndetse ayirarana munsi y'umusego? Hari icyo bivuze, nyamara bivuze ko Rwema akinkunda. Ahita atangira agira akamwenyura, ati ahubwo uriya mukobwa anzaniye inkuru nziza nubwo atari abizi, ndishimye kuba Rwema akintekereza. Buracya rero Karista nyine aba ari mu rugo maze akumva umuntu arakomanze, aragenda agafungura, agahita atungurwa no gukubitana amaso na Rwema yambaye neza cyane. Ahita amubaza ati kuri hano se urashaka iki? Naho Rwema ati nyine nabonye waribagiriwe brosada mu rugo iwanjye, none nari nyikuzaniye. Karista rero biranga kwihangana maze akaba arasetse, ati hoya ntumbwire kuko z'urugendo rwose ruva iwawe rukagera hano unzaniye brosada? Brosada itagura n'amafaranga 500 koko niyo yabikuzanye? Naho rero Rwema ati numvaga nyine waba uyikeneye. Birumvikana nyine Rwema we yashatse ikintu cyatuma aza kwirebera Karista maze akakibura, ariko akabona ko yahasize brose. Karista rero uba uri guseka ibitwenge byamwishe, ahita amubwira ati yewe urakoze cyane, ngaho yimpereze, ngaho rero genda urakoze. Naho Rwema ananirwa kumuva imbere, agakomeza amubwira ati brosada niyo nari nkuzaniye, avuga amagambo nyine acurikiranye. Karista ati nabyumvise kandi nayibonye, urakoze cyane rwose ndagushimiye. Rwema ati ubwo noneho nta kibazo reka ngende. Karista ati genda nyine nta kibazo. Ati ngende koko? Ati nyine genda. Bigeraho rero maze Rwema nyine akagenda, ariko ubona rwose adashaka kugenda, agenda akebuka yongera areba Karista. Karista rero ahita yinjira mu nzu agashyiraho urugi maze agaseka kenda gupfa. Ahita ahamagara wa mushuti we akamubwira ibibaye, naho uyu mushuti we ahita amubwira atuzi yuko Rwema kigukunda kandi cyane. Ati ikindi kandi naho rwose ikigaragara uracyamukunda. Naho Karista ati yego nyine ndacyamukunda, ariko sinabimwereka, ntabwo rwose namworohereza ubuzima bingana bityo, agomba nyine kubanza nawe akabanza akababara, akabanza kumva. Naho rero ku rundi ruhande Brenda wahamagara Vincent kugira ngo nyine amubwire agahinda ke, kuko rwose ababona ko iby'umubano we na Rwema bisa n'ibiri ku musozo. Vincent rero aza kumwitaba, dore ko rwose bari basigaye noneho bameze nk'aho ari inshuti z'akadasohoka.
Brenda rero amubwira nyine ukuntu abona rwose ibintu bye na Rwema biri kugenda birangira. Vincent ariko rwose Rwema nawe yaba nta mutima agira aramutse akwitesheje. Naho Brenda ati rwose ntabwo akindeba n'irihumye, ntabwo akinyitaho, uba ubona wagira ngo nta nubwo ndi hano. Uyu musore ikigaragara cyo ntabwo akinkunda kubera ukuntu rero aba ari kurira. Vincent ahita amubwira ati ihangane, ihangane nzakomeza muvugishe, maze akaba aramufashe amwegamije mu gituza, aramufashe nyine ari kumukora mu mutwe. Rwema rero ahita yinjira maze akabona aba bombi rwose wagira ngo bibereye mu rukundo. Bakimubona bahita batandukana maze bagahita bahaguruka. Vincent ahita abwira Rwema ati ntugire ngo rwose nibyo uri gutekereza. Naho Rwema ati ibyo ndi gutekereza se urabizi? Ubu uri kundeba mu bwonko ku buryo uzi ibyo ndi gutekereza, uzi ndi gutekereza iki? Naho Vincent ati ni ukuri nta cyabaye rwose, reka ngusobanurire. Naho Rwema ati mu nzu yanjye nta soni mufite, burya bwose uyu mukobwa ni uko ateye. Rwema rero n'umujinya mwinshi ahita afata Vincent maze agatangira kumusunika. Vincent ahita asohoka maze agahita abwira Brenda ati nawe kandi mbare kabiri wafashe ibintu byawe byose wansohokeye mu nzu, kubera yuko n'ubundi ntuteze kuzahinduka. Ntugire ngo ibyo ukora byose simbizi, ndabizi rwose ko wirirwa unca inyuma n'abandi basore, ibyawe byose ndabizi narabimenye. Mbabarira rero unsohokere mu nzu, ntazakora ishyano rwose. Brenda rero atangira kumusaba imbabazi ati hoya rwose ntabwo nagenda, ntabwo nagusiga kubera ko ndagukunda. Naho Rwema ati niba ukunda nyine bifata ibyawe byose ugenda ukomeze unkundire ahatari hano. Ahita yigendera akajya mu cyumba, dore ko nyine aba anababajwe n'ukuntu avuye kwa Kalista batabashije kuvugana. Uyu munsi rero Rwema rwose arara mu bitekerezo byinshi, maze bugacya akongera agafata umwanzuro wo gusubira kwa Kalista. Uyu munsi aragenda agakomanga, Kalista agafungura. Rwema aramubwira ati ndakwinginze, nubwo rwose ntabikwiye ariko ndakwinginze mpa nk'iminota 10 maze tuganire, ndifuza rwose kukuvugisha. Kalista rero aba ari umukobwa w'umwana mwiza cyane, ahita amufungurira ati ngaho injira. Rwema arinjira maze akamubwira ati mbere yo kugira ikintu na kimwe nkubwira, ndagusabye rwose imbabazi kubw'ibyo nagukoreye byose. Ngusabye imbabazi kandi kuba naribeshye maze nkakureka, kubera ko noneho aho nagiyeho ni mu muriro neza neza. Tekereza yuko wa mukobwa nirirwaga ngukangisha namufashe ari kumwe na Vincent muri salo yanjye, ubona rwose bari hafi gukora urukundo. Kwihangana rero Kalista biranga, maze agahita amubwira tumva ahubwo se ubwo waratangaye, tekereza ko nanjye yajyaga ntereta tunagikundana, noneho nyuma yo gukundana nabwo ntabwo yasibaga rwose hano. Naho Rwema ati hoya ntumbwire ibyo bintu, ntumbwire ko nawe yajyaga gutereta. Kalista ati cyane rwose yaranteretaga nkakwihorera. Rwema ati kuki utabimbwiye se? Kalista ati nari mbizi ko utabyumva, ntabwo wari kubyemera. Gusa ikintu kimwe ugomba kumenya ni uko Vincent atigeze aba inshuti yawe habe n'umunsi wa rimwe. Rwema rero arumirwa maze akavuga ati burya ntabwo tuba tuzi abantu tubana nabo, niyo mpamvu yakomezaga kungira inama zo kukureka maze ngakora ubukwe na Brenda, nuko nyine yagushakaga. Kalista ati cyane rwose wabimenye, nuko byari bimeze, gusa nyine ihangane ku byakubayeho byose. Rwema ahita amubwira ati none se urambabariye? Naho Kalista ati gute se ntakubabarira? Njye nawe twabanye muri byinshi, ibyakubayeho n'undi wese byamubaho. Rwema arahita ahaguruka aho yari yicaye maze akaza akamwicara iruhande ati ni ukuri ndagushimiye rwose kuba umbabariye, kuba umpaye uyu mwanya nkicarana nawe, ntabwo nari mbikwiye, ariko ni ukuri ugira umutima mwiza rwose kuba unyemereye kano kanya tukaba turi kuvugana ukanemera kumvugisha. Naho rero Kalista ahita amubwira ati impamvu nta yindi nguhaye uyu mwanya ni uko nyine ntigeze ndeka kugukunda, naragukunze kandi nta muntu n'umwe wigeze agusimbura. Ibyo wakoze byose nyine nabikubabariye utarasaba n'imbabazi. Rwema rero ahita ahobera Kalista ati ntabwo wakumva ukuntu nishimye, ndishimye cyane rwose. None se ubu ibyo nagukoreye byose uzabyibagirwa?
naho Karisita ati ahubwo ibyo reka tubigire ahahise maze dutangire gutekereza ku hazaza. Rwema ati njyewe nawe se? Naho Karisita ati cyane rwose, reka dutangirire aho twari tugejeje. Rwema rero ahita areba mu kirere ati ariko mana, warakoze rwose kumpuza n'uyu mukobwa, gusa nyine iyo nirebye mbona ntamukwiye kuko ni mwiza cyane kuri njyewe ku buryo hari igihe mbitekerezaho nkumva ahari kuba mufite mu buzima bwanjye mba ndi mu nzozi. Rwema rero akomeza amubwira ati gusa ikintu cyo nzi neza, sinigeze ndeka kugutekereza, ikindi kandi sinigeze ndeka kugukunda. Nahoraga nsenga kugira ngo rwose Imana izongere iduhuze, ndakubwiza ukuri ni umugisha rwose utagabanyije kuba ngufite iruhande rwawe, kubera ko niwe mukobwa wigeze unyumva kurusha abandi bose twahuye, niwe mukobwa wigeze unyihanganira mu byo nakoraga byose bitameze neza, mbese ni wowe mukobwa rwose nahoraga nsaba Imana, nubwo hari igihe cyageze maze rwose ngashaka kureba hirya no hino, ariko nasanze naribeshye cyane kubera ko nta mukobwa n'umwe wamera nkawe imbere yanjye. Gusa nyine irindi somo nize mu buzima ni uko nta muntu ujya umenya ko afite iby'agaciro atarabibura. Iyo ugifite ibintu ntabwo umenya ubwiza bwabyo, ubimenya bimaze kugenda. Buriya umaze kuva mu buzima bwanjye nibwo nabonye ko wari uw'ingenzi kandi rwose ntagombaga kugutakaza. Bombi rero bahita bahoberana maze rwose bagatangira nyine kurira, dore ko buri umwe wese aba yumva ameze nk'uri kuruhuka, ariko nanone ntabwo nyine amarira y'ibyishimo abura. Karisita rero abwira inshuti ye ati urabizi neza yuko nasubiranye na Rwema. Naho uyu mukobwa inshuti ye ati hoya ntabwo bishoboka, gute se mwasubiranye? Kubera iki ariko umusore abona aho yari ari byanze maze akakugarukira ukamwemera? Naho rero Karisita atumva ni ukuri byananiye rwose kwihangana kubera yuko ndamukunda cyane, gukomeza rero kubyihanganira ntabwo rwose byankundira, ni ukuri ntabwo rwose nari kubasha kwikontorora, nta nubwo nkwiye gukomeza kumubabaza kubera ko Rwema ni umusore w'umwana mwiza cyane, n'ubundi afite ibibazo byinshi bihagije ku buryo ntakwiriye kongeramo n'ibindi. Naho rero uyu mushuti we ati nyamara ni akazi kawe uzabyicuza, ni iki kikubwira se ko atazongera akabigukora? Naho Karisita ati hoya ntabwo rwose azongera, ndabizi neza kuri iyi nshuro ndamwizeye. Rwema rero we arataha maze yagera mu rugo yafungura akumva urufunguzo ntabwo rukora, arakomeza akagerageza agasanga ntabwo rukora rwose. Ahamagara rero nyir'inzu aba akodesha maze kumubaza ibyabaye kuko aba yumva bisa nkaho serire ye bayihinduye. Nyir'inzu ahita amubwira ko rero wa mugabo nyine papa wa Brenda ari we nyine watanze itegeko ko rwose bagomba guhindura iyo serire ndetse iyi nzu bakayimwaka. Ahita rero ahamagara kuri banki kugira ngo arebe ko yabona amafaranga, maze bakamubwira ko konti ze zose zifunze. Ababaza impamvu maze bakamubwira yuko ari uko nyine hari ibyo ari gukekwaho, none rero bakaba bari mu iperereza nyine ariyo mpamvu ibye byose bifatiriwe. Buracya rero maze agahamagara nyine uyu mukobwa w'inshuti ye akamubwira ibintu byose byamubayeho. Naho rero Karisita ahita amubaza ati hanyuma rero uri guteganya iki? Rwema ahita amubwira ati navuganye n'abavoka banjye babirimo kandi ndakeka bizaba byiza. Karisita ahita amubwira ati nibyo nakubwiraga rero cya gihe kera nubwo utigeze ubasha kubisobanukirwa, niyo mpamvu nakubwiraga ngo amafaranga yawe ujye uyashora muri bizinesi runaka abe ari kunguka, kubera yuko ibyo gukorera abandi no kwizera yuko ufite undi muntu wishingikirijeho nibyo rwose nangaga. Nabaga mbizi yuko umunsi umwe nyine uwo muntu wishingikirijeho nabona atakigukeneye azakujugunya nk'amasogisi ashaje. Urabona ko rero aribyo bosi wawe nyine yagukoreye, urabona ko ibintu byose ari nkaho yabikwatse ubuzima bugahagarara. Nibyo rwose nakubwiraga kera. Kano kanya rero
nibwo noneho Rwema abasha gusobanukirwa impamvu Christa yajyaga amubwira ibi bintu. Rwema rero ahita amubwira ati ninjye wabuze ubwenge, naho ubundi nari mfite umukobwa w'umunyabwenge iruhande rwanjye, ariko njyewe ntabwo nari naramenye rwose icyo washakaga kumbwira. Gusa ubu kano kanya nibwo rwose mbonye isomo, burya ibintu byose bigomba kuba kugira ngo tubyigireho. Umunsi umwe rero Rwema ajya kumva umuntu arakomanze, ajya ku muryango gufungura maze agasanga ni Brenda. Brenda ahita amubwira ati narinje rero, ndakeka noneho warakize ubwenge ku gihe, ndifuza ko unyinginga kugira ngo papa wanjye agusubize ku kazi. Ndashaka ko unyinginga ugapfukama hasi maze ukarigata ku birenge byanjye, ubundi nyine nkakubabarira, papa wanjye akagusubiza ku kazi, ndabizi ko rwose unkeneye. Naho rero Rwema ahita amubwira ati ibyo rwose ntabwo byaba muri buno buzima, ndetse nta nubwo byaba no mu buzima buzakurikira. Ndakubwiza ukuri ko ntagukeneye habe na gatoya, wibeshye rero, ahubwo igendere kuko singukeneye ubu, nta nubwo nzigera ngukenera. Ijyanire rwose ako kazi ka papa wawe, genda umubwire azakakwihere cyangwa azakikorere, nta nako ngikeneye. Ari gusohoka rero Brenda nyine asohoka ahita asanga Vincent ahagaze ku modoka ye, ahita amubaza ati ko mpagarariye ku modoka urashaka iki? Naho Vincent atumva turi umugome, ati Imana rwose uzaguhane ibintu wankoreye. Naho rero Brenda ati nagukoreye iki se kandi? Vincent ati wifate maze untere sida kubera icyo utigeze ubimbwira. Brenda rero ahita aseka ati si wowe se wanyirukaga inyuma nkaho rwose bakuntumyemo umuti, nanjye naguhaye amafaranga menshi, ntuzagire ikibazo, uzagende maze ugure imiti. Naho rero Vincent aba ari kurira rwose nk'agahinja. Brenda ahita yigira mu modoka akigendera, ati ahubwo uzabwire mushuti wawe ko yagize Imana kuba atarigeze aryamana nanjye, nawe ubu rwose yari kuba yirwaye. Vincent rero ahita atangira nyine gutekereza ukuntu rwose ari uwa feke, ukuntu yari azi yuko ari guca inyuma Rwema, naho rwose bari kumupfunyikira sida. Ubuyobozi rero bukomeza kugenzura nyine ibya Rwema, maze bagasanga rwose nta kosa yigeze akora, ndetse bagasanga nta bintu bitemewe n'amategeko yigeze akora. Bamufungurira rero amakonte ye n'inzu ye nyine bakongera bakayimusubiza. Rwema rero akimara nyine kumenya ko ibintu byagenze neza, ahita ajya kureba Christa maze agahita amubwira atumva nkuzaniye inkuru nziza ntushobora kubyumva, ibintu byanjye byose nabisubiranye kubera ko basanze nta kosa na rimwe nigeze nyine nkora, byose byari imitwe ya papa wa Brenda, yifuzaga nyine ko ibintu byanjye byose babitwara, ariko abavoka babigiyemo maze rwose birangira batandenganyije. Barahoberana rero maze bakishima. Christa akamubwira ati nari mbizi ko Imana iri mu ruhande rwacu, ibintu byose bizagenda neza, ndumva rwose nishimye kuri iyi nshuro. Naho Rwema ahita amubwira ati gusa nyine bya bintu wambwiraga ubu ngiye kubikurikiza, noneho amafaranga yanjye ngiye guhita nyafata nyashyire muri bizinesi, ubundi nyine dutangire dukore, nawe kandi ugomba kumfasha. Rwema rero ahita amufata mu biganza maze akamureba mu maso, aramubwira ati sinzi rwose icyo nakubwira, sinzi icyo nakora, gusa wumve ko rwose ngushimiye kuba warambaye iruhande. Ni ukuri uri umukobwa w'intwari, uri umukobwa w'umunyabwenge, ni wowe nkeneye mu rugendo rwanjye rw'ubuzima, ngukeneye iteka ryose iruhande rwanjye. Dore rwose ukuntu wakomeje kuba iruhande rwanjye n'igihe ibintu byari bimeze nabi, ndabigushimiye byose. Naho Christa ati nagombaga kuhaba kuko ndagukunda, kandi rwose ngomba nyine kugutera ingabo mu bitugu. Rwema rero ahita apfukama maze akamubwira ati nyuma y'ibyo byose ndifuza rwose kukubwira ko nifuza kugukunda ubuziraherezo, ndifuza ko wanyemerera kumbera umugore maze tugafatanya urugendo mu buzima bwose nshigaje kuri iyi si. Christa rero mu byishimo byinshi ahita amuhereza ikiganza ati yego rwose ndabyemeye, amwambika impeta
maze agahaguruka bagahoberana. Kalista rero aramubwira ati ndishimye cyane kuba nsubiranye ibyo nari naratakaje kubera ko nta byishimo nigeze ngira igihe twari twaratandukanye. Rwema ati wimvugira ibintu, nanjye rwose nta byishimo nari mfite, nongeye kwishima ari uko twongeye gusubirana. Bombi rero barongera nyine bagahoberana maze bagakomeza kubwirana amagambo meza. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.